Abika ibanga umwami abika ibanga mubwira ibyawe byose ntacyo umukinze nazagutererana mugirire icyizere cy'abantu bakwangira n'ikimana igukundira cy'abantu bakwangira n'ikimana igukundira amagambo mabi bavuze niyateye Imana gukora abakurwanya bose bagiye gukorwa n'isoni imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu cy'abantu bakwangira n'ikimana igukundira cy'abantu bakwangira n'ikimana igukundira amagambo mabi bavuze niyateye Imana gukora abakurwanya bose bagiye gukorwa n'isoni imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu abika ibanga Yesu abika ibanga umwami abika ibanga mubwira ibyawe byose ntacyo umukinze ntazagutererana mugirire icyizere abika ibanga Yesu abika ibanga umwami abika ibanga mubwira ibyawe byose ntacyo umukinze ntazagutererana mugirire icyizere abigishwa ba Yesu babajije Yesu bati ese mwami ko twagukurikiye tugasiga ibyacu tugasiga n'abacu ese ubundi wewe uzoduhembiki Yesu ntiyazubaje yahise abasubiza ati abasize ibyo byose kubwo kunkurikira bakiri mw'isi baza kubirwa inshuro 100 ikigeretse kuri cyo nzabahemba n'ubugingo abika ibanga Yesu abika ibanga umwami abika ibanga mubwira ibyawe byose ntacyo umukinze ntazagutererana mugirire icyizere abika ibanga Yesu abika ibanga umwami abika ibanga mubwira ibyawe byose ntacyo umukinze ntazagutererana mugirire icyizere reka nkubwire nshuti yanyu ufite ibibazo byawe genda ubibwire Yesu ibikugoye byose bibwire Yesu ubibwiye abantu bo bagutaramana ariko Yesu we niwe ufite umuti w'ibibazo byawe abika ibanga Yesu ntajya amena ibanga abika ibanga Yesu ntajya amena ibanga abika ibanga